ndabyemera kera rero nagiye ariko banza ngiye no gukora icyaha ahubwo bifasha uwahambutse ni nko kwicuza menyera ko ibintu bimwe. We lift our voices high, praising God on high. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. Cyuzuyemo ibinyoma. Abajya kwicuza mu madini. Ntabwo ndishobora kutabeshya. Kubera ko niba udashobora kwicuza ibingibi sinzi kandi ko bariya bagiye kwicuzaho mu by'amadini ari byo bababwira. Baranahimba. Kera nkiri umwana nagiye kwiga mu Gatolika, ndi umunyagatolika. Ibyo nabyo ni inheritance namubaye ntabifitemo uruhare ntabizi. Ariko nkuze ndabyubahiriza, ababingize ndabyemera. Kera rero nagiye ariko banza ngiye no gukora icyaha ahubwo. Ubundi ntawe ubivuga atyo. Ariko gukomezwa ni muri primaire, confirmation, hanyuma routine ubwo nagombaga no kwicuza. Nkabwira batwigishaga nk'ubivuze ndishe. Mbigire nti ngo genda wicuze. Sasa ngiyeyo ngezeyo ibyo navugaga ushobora kuba ngiye gukora icyaha nuko ngiye kuvuga ibyo navuze. Ubundi banza bitavuga. Ariko ko bambwiye ngo ngomba kubikora, iyo ntaze kubikora ntabwo bajyaga kunkomeza. So ndagenda ngezeyo ndahimba. Reka icyaha nkigarukirizaho. Ariko nayo nagize ntabyo nakoze. Kuko nari nshakisha icyaha ngomba kwicuza kugira ngo nkomezwe. So rero abantu ubundi ibyo kwicuza birahari, cyane cyane muri aya mateka yacu. Kubyicuza neza ntabwo ari ukujya hariya icyo gihe akantu k'akabogisi babigamo bakagafungura turi ku murongo kongorera. So ariko kwicuza nyako gukwiriye kuba hano tukatura tukabivuga. Ibyo ngibyo nkubwira ntabwo bigomba kuba bibohora uwabikoze, ariko bifasha n'abandi bose bicaye n'abandi bamwumvise. Barakora ibindi bitugarura mu mateka twarwanyije nayo tugenda tuvamo. Ariko rimwe na rimwe bagakoreshwa n'abantu nababwiraga. U Rwanda hari experiments z'ibintu byinshi. U Rwanda ureba ni case study ubwayo. Ku isi hose ushobora kuza nta kitarabaye hano rwose
kiba n'ahandi ariko cyaba kibi cyaba cyiza ahantu usanga ibintu bikoraniye byabaye bibi n'ibyiza aha niho hambere ku isi mwe mutekereze musubize amaso inyuma murebe turi ikotaniro ry'ibintu ibibi ibyiza abo navugaga rero hari abari bari hano abaminisitiri birirwaga babwirwa n'abantu bo hanze y'ibikoresho kazakabwira umuntu ariko wowe buriya ntiwaba perezida akabwira abantu 5 10 ngo ntibaba ba perezida ntabwo baba ba perezida umunsi umwe bose icyarimwe bababwiriraga hamwe bose nuko ariko ugasanga mu 10 babwiye 8 barabyibonamo ubundi kubyibonamo nta nubwo ari icyaha rwose umuntu wese yabyibonamo ariko kubyibonamo ngo bibe byaba mu buryo butari bwo ubwabyo ni ikibazo abo bose mureba bamwe baba hanze twabakayumba bapfuye ba Karegeya ba Rudasingwa harimo n'abandi benshi hari abacuruzi nabo bamwe bakibonamo ba perezida ntacyo bitwaye n'icyo bitwaye ariko bakanibonamo abazategeka ba perezida urabona icyo nshaka kuvuga bibayeho uburyo nkaba ndaha ndi perezida ariko nkoreshwa n'umucuruzi niko bimeze akaza mu gitondo avuga ngo urabizi ariko ntabwo nkimushaka kwaba meya ntabwo nkimushaka kwaba minisita hari abandi mfite abazana nko baguha perezida akabemeza byabayeho murabizi ariko ntabwo byabayeho muri uru Rwanda rushya pana ntabwo byakunda ntabwo byashoboka ntabwo byakunda rero Unity Club ikintu yadukoreye cyiza nshaka gukomeza kubakiraho abantu guhambuka ukaba umuntu ukarekura icyakubayemo cyakugenzemo cyakurayemo kiganisha mu mateka mabi umuntu kikamuvamo biramufashaga bifasha n'abandi bifasha uwahambutse ni nko kwicuza menyera ko ibintu bimwe byuzuyemo ibinyoma hari abajya kwicuza mu madini ntabwo ndishobora kutabeshya kubera ko niba udashobora kwicuza ibingibi sinzi kandi ko bariya bagiye kwicuzaho mu by'amadini ari byo bababwira baranahimba kera nkiri umwana
nagiye kwiga muri Gatolika, ndi umunyagatolika. Ibyo nabyo ni inheritance namubaye ntabifitemo uruhare, ntabizi. Ariko nkuze ndabyubahiriza, ababingize ndabyemera. Kera rero nagiye, ariko banza ngiye no gukora icyaha ubu. Ubundi ntawe ubivuga atyo, ariko gukomezwa ni muri primaire, confirmation, hanyuma routine, ubwo nagombaga no kwicuza. Nkabwira batwigishaga nk'ubivuze ndishe, mbigire nti ngo genda wicuze. Sasa ngiyeyo, ngezeyo, ibyo navugaga ushobora kuba ngiye gukora icyaha, nuko ngiye kuvuga ibyo navuze. Ubundi ubanza bitavugwa. Ariko ko bambwiye ngo ngomba kubikora, iyo ntazi kubikora ntabwo bajyaga kunkomeza. So ndagenda ngezeyo, ndahimba. Reka icyaha nkigarukirizaho. Ariko nayo nagize ntabyo nakoze, kuko nari nshakisha icyaha ngomba kwicuza kugira ngo nkomezwe. So rero abantu ubundi ibyo kwicuza birahari, cyane cyane muri aya mateka yacu. Kubyicuza neza ntabwo ari ukujya hariya, icyo gihe akantu k'akabogisi babegamo bakagafungura, baba turi ku murongo, kongorera. So ariko kwicuza nyako gukwiriye kuba hano, tukatura, tukabivuga. Ibyo ngibyo nkubwira bigomba kuba bibohora uwabikoze, ariko bifasha n'abandi bose bicaye, n'abandi bamwumvise. Ni ibintu biremereye, bivunanye, ariko ni ibintu na ngombwa bifasha the society to heal. Ku buryo rero nubwo ndashimira ko hari ababikoze, hari muri nama ya mbere, rwose ni byiza kuganira amateka yacu. Nubwo hari abacamanza, ntawe uzakurikirwa n'urwo rubanza, ahubwo birafasha pe. It heals the soul. Yes. Bifasha imitima yacu kuba abantu bazima, tukava muri ya mateka mabi twabayemo, ahora akekana, areba nabi, yishyuzanya, ati niwe wagize nabi, undi ati niwe wagize nabi imbere, ntahakane ko atagize nabi, ariko akavuga ngo we yaje akurikira. Babanje gukora icyaha ni wowe, nanjye nagikoze nyuma, ntabwo bikuvanyeho icyaha.
ahubwo mwese hamwe mwicuza ibyo byaha bijya iruhande twubaka igihugu cyacu kuko iyo byafashe iyo nzira n'ibikorwa bigenda neza tugakorera abanyarwanda abanyarwanda kandi bo nta kibazo bafite barumva ku buryo abantu babibana they take advantage of them kubera ko bumva agenda akabwira umuturage akumva ko ibyo mubwiye ari byo agahita ajya kubikora ariko wamubwiye ibizima nabyo arabikora ahera no ku cyifuzo cye cy'uko ashaka kubaho neza kandi n'uburenganzira bwe iyo utwaye rero ubutumwa butari bwo ndetse rimwe na rimwe ukamubeshya ko birimo inyungu yashakaga arabikora none se abantu bajya muri jenoside hano abantu bamwe ntibabeshywaga bakabwira uko hari abo bavuga ngo kubambura ibintu byanyu baje gusubira kubambura ibyabo bisa nkaho bivuze ngo bimwe basize hano birimo abandi birimo mwebwe baje kubyisubiza ni ukuvuga ngo niba byisubiza uzajya he umuturage ahera ko yumva ko azajya he akumva koko ntaho azajya ariko icyaha cya mbere kiri kuri uyu ubimubwira ubimwigisha kuyavuga rero ntabwo ari ukuyamara ariko turaza gukomeza wenda mu bindi biganiro turavuga ibindi reka mbe ndekeye aha tuze gukomeza murakoze cyane